muraho neza. Ni Sibo James Tech and AI. Shatse kuvuga ati Sibo James Technology na AI mu buryo bworoshye. Aha nicyo tuzajya dukora, tuzajya twiga. Mbere na mbere ndabanje gushimira buri umwe wese wabashije gukora subscribe kuri ino channel cyashya yanjye ikaba ni yawe. Okay, rero nawe niba utarayikora ndagushishikariza yuko wayikora nonaha tugakomezanya urugendo rushya rwo kwiga AI na technology. Okay, uyu munsi rero ndashaka yuko twiga ku kintu abantu benshi bakunda kwibeshyaho. Abantu benshi buriya bakunda kubaza AI bakayibaza mu buryo bubi, nayo ikabasubiza mu bundi buryo bubi, batazi uburyo babazamo AI. Andi bubahe n'urugero rworoshye cyane turarukora murebe. Okay, AI ubundi isaba yuko uyibaza nk'umuntu. Urugero reka wenda tujye kuri ChatGPT. ChatGPT ugiye ukayibaza ati nyandikira business ide. Wenda ushaka gukora business, wenda ufite igishoro gito, ariko wowe wagenda ukubaza AI ngo ivuga ibintu byose, ngo ibi byose irabizi, ukatibaza ngo nyandikira business nakora. Urumva iki gihe uyibajije nabi, uyibajije amagambo make, nayo ntuyihe ubusobanuro bw'ibyo yibajije. Reka turebe uko idusubiza. Icyiza cya ChatGPT cyangwa izindi AI nziza, uyibaza mu Kinyarwanda ikagusubiza mu Kinyarwanda. Nibyo nababwiye ati ntabwo isaba kuba uri umuhanga ngo ufite ubwenge bwinshi cyane ngo ubisobanukiwe, wapi. N'Ikinyarwanda muraganiramo nta kibazo. Okay, reba ukuntu isi nsubiza nabi. Ati yego James, iba ikuzi ko dukunda kuganira cyane. Reka nguhe business wakora zoroshye kandi zijyanye n'uko usanzwe ukora n'ubushobozi bwo gutangira gucuruza kuri telefoni, online business cyo wakora, uko watangira. Urabona iguha ibintu byinshi: mobile agent, iduka rito isanzwe, serivisi zo kuri telefoni, kwandika no gufasha abandi. Urabona ni iguha ibintu byinshi nyine bivangavanze, nayo igusubiza nabi bitewe n'uko nawe wayibajije nabi. Urayibwira ati nyandikira business. Niba ushaka kubaza AI neza, ayibaza muri buno buryo. Wenda uburyo bwiza uzajya uyibazamo, uzajya uyibwira icyo ushaka, uyibwira aho uri nuko nyine wifite. Okay, nk'ubu tuyibajije ati mbwira, atibwire ati mbwira business nakora mu Rwanda. Nakora mu Rwanda business nakora mu Rwanda, wenda se tuvuge iki, yo gucuruza amatelefoni, ambwira business nakora. Urumva twagiye ko dushaka business. Ikindi tubibwira ko ari mu Rwanda, tubibwira nuko ari yo gucuruza amatelefoni utangije igishoro gito. Igishoro gito mu magambo make kandi asobanutse. Turayibwira mu Kinyarwanda, idusubize mu Kinyarwanda. Icyiza cya AI ntabwo isaba ngo Icyongereza iki, wapi. Ururimi uyibajijemo nayo nirwo igusubizamo. Okay, mbwira business nakora mu Rwanda yo gucuruza amatelefoni, utangije igishoro gito mu magambo make kandi asobanutse. Hano urabona yihaye detail zose. Hano itikubwira ati yego James, iyi business yo gucuruza amatelefoni wakora utangije igishoro gito mu magambo make kandi asobanutse. Okay,
gucuruza telefoni zakoreshejwe used phone. Urabona itiguha n'ingero zifatika mu Rwanda, wacuruza telefoni za okazi, reka kubwira nuko ikora. Icyo ukeneye igishoro gito nka 50 cyangwa 50K, urabona izi no kwandika impine, telefoni imwe cyangwa 3 zo gutangira, internet na WhatsApp. Urabona itiguha ibintu byiza bifatika watangiraho koko nk'uko wayibajije, ukaba watangira na ya business yawe neza. Impamvu ari nziza ikanagusobanurira, urabona ko hano iduhaye ibisubizo byiza kandi mu magambo make biryoshye cyane. Wow! Rero iyi niyo mbabwira AI. Weho icyo usabwa gukomeza kunkurikirana kuri ino channel ni Sibu James Tech and AI. Kora subscribe dukomeze tujye tubana buri munsi. Tuzajya dukomeza tugenda twiga AI mu bigo bwimbitse. Uyu munsi nari mbahaye uburyo wabazamo AI. Ikintu cy'ingenzi ukwiye kujya witaho mu gihe uri kubaza AI, ukwiye kujya uyisobanurira icyo ushaka, ukayiha idea zose mukaganira nk'aho ari nk'umuntu n'ubundi w'umupro urimo urabaza umunyamwuga. Sawa murakoze. Video nakagaruka ni Sibu James Tech and AI, umuryango mugari wacu.